Imbaraga z'amaso zitubashisha kwitegereza ibintu ziratangaje. Dukwiriye kwita ku maso yacu igihe cyose tugihumeka umwuka w'abazima, kuko ari yatubashisha kwakira amakuru yose tubwirwa kuri 90%. Ikibabaje benshi muri twe batangira kugongana n'ibibazo by'amaso bakirenza imyaka 50. Babiterwa n'iki? Ibi babiterwa n'amafuti cyangwa ingeso bagira zangiza amaso yabo. Ariko muhumure, hari igisubizo kimwe rukumbi. Birahagije kumenya icyo dukwiriye kurinda amaso yacu agahweza nk'ay'ikizu. Muri iyi video nakoranyirije hamwe ingeso tugira zikangiza amaso yacu, tukaba dukwiriye kuzicikaho niba dushaka kubana n'amaso areba neza. Soza ndababwira imirire iboneye mwakoresha icyumweru kimwe gusa amaso akabasha kureba neza nk'ay'uruhinja rukivuka. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video urarushaho kunguka ubumenyi bwinshi utaruzi. Ubu ni uburyohe Life TV, umuyoboro ucukumbura amabanga y'ubuzima ukagera mu ndiba yayo. Urahirwa niba waramaze kugera muri uyu muryango mugari, kuko wamaze gusezera ku ndwara nyinshi. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, hidukanda subscribe wihuta cyane, maze tujye twibanira buri munsi mu biganiro by'ubuzima utapfa gusanga ahandi. Niba ushaka gusazana ubuzima bwiza bw'amaso, ukwiriye kwirinda ibi bintu tugiye kugusangiza muri iyi video. Ku mwanya wa mbere hari urumuri rukabije rw'ibyuma by'ikoranabuhanga. Abantu benshi bamaze kumenya ko kwirirwa ku rumuri rw'ikoranabuhanga buri munsi byangiza bidasubirwaho amaso yacu. Abenshi babibwiwe uhereye mu mabyiruka yabo. Hamwe n'umuvuduko w'iterambere biragoye kwitaza uru rumuri n'akanya gato, ariko rutera ibyaga abantu batari bake. Umuntu atangira kurwara indwara yo gutinya amashusho rumuri, photophobia. Akunda kuribwa n'amaso, kureba ibikezi, gutukura kw'ibara ry'umweru ry'amaso, kugwa agacuho no kumva amaso asa n'ayuzuyemo imisenyi. Igihe duhora tureba muri mashini, amaso yacu yicwa n'umwuma. Amaso atakaza ububera agahora akanyaraye. Uhereye ubwo tukabura amahoro aho turi hose, birangirana ya mirimo dukunda tunaniwe kuyikora. Ibi biterwa n'iki? Biterwa n'uko iyo turi kwitegereza video dukunze kubura umwanya wo guhumbya amaso. Iyo tutakibasha guhumbya amaso bitworoheye, amaso ahita atangira gutakaza amazi maze akicwa n'umwuma. Nubwo muba munejejwe n'ibyo mwitegereza, ariko muba muri mu kaga. Niyo mpamvu tugirwa inama zikurikira. Si byiza kwitegereza urumuri rw'ikoranabuhanga igihe kirekire. Musabwa kujya munyuzamo iminota 15 mukaruhura amaso. Nzi ko bigoye benshi, ariko amagara ntaguranwa magana. Uwajya asohoka mu cyumba agatembera buri saha, ukaba umwitozo wa buri munsi, yarokoka ibibazo byinshi bizahaza amaso. Mushobora no gukoresha imiti karemano yongerera amaso ubuhehere. Iyo ni nk'ibitonyanga by'igikakarubamba. Fata urugendo werekeze ku mwaro w'ikiyaga maze utindane n'amahumbezi y'aha hantu. Uyu ni umuti ukomeye w'amaso mu buryo utabasha kumva, ariko ni impamo. Ku mwanya wa kabiri hari uguhora ucuritse amaso mu bitabo kandi ukabikora igihe kirekire. Nibutse ko nkiri umwana ababyeyi banyihanangirizaga bambwira bati, mwireba televiziyo, mwe kureba muri mashine, mugabanye igihe mureba telefone, ahubwo mujye mukunda gusoma ibitabo bitandukanye. Ariko maze guca akenge naganiriye n'inzobere mu buvuzi bw'amaso, zimbwira ko no gusoma igihe kirekire nabyo byangiza amaso. Iyo twamaze gutwarwa n'inyuguti ntitugira amahirwe yo guhumbya amaso buri kanya. Amaso yacu ananizwa no guhora dushishoza utunyuguti duto, cyane cyane igihe dusomera mu mwijima. Ibi binaniza ubwonko, bitera kuribwa n'umutwe n'amaso. Ingaruka zikomeye ziboneka iyo abantu bari gusoma bari mu binyabiziga, kwisimbiza kw'imodoka, guhura n'imbaraga amaso yerekejwe mu gusoma maze abantu bakagera iyo bagiye umutwe washyuhiranye. Munyumve neza, gusoma ibyuma by'ikoranabuhanga, telefone n'ibindi ntacyo bitwara amaso. Ikibazo ni ugukoresha amaso tutayaruhura. Birumvikana ko ntaho twahungira urumuri rwangiza amaso, ariko dukwiriye kugira amayere yaturinda ibi byago. Ku mwanya wa gatatu ni ugutakaza ububobere bw'amaso. Iki nakivuze ariko mureke ngishimangire.
Igihe abantu bicaye mu cyumba bakwiriye gukora ibishoboka byose bakakinjizamo umwuka mwiza. Icyumba kitarimo umwuka uhagije cyangiza amaso, uruhu, ibihaha n'imiyoboro y'amaraso. Ibi kandi nibyo bikurura udukoko n'abagiteri. Kugira isuku isesuye no kwinjiza umwuka uhagije ni abarinzi bakomeye b'indwara. Ni kenshi dukora imirimo myinshi mu gihe cy'itumba ntidutere ingaruka, ariko twagera mu ki ingaruka zikatwirohaho. Umuti w'ibi bibazo ni ugushaka umwuka mwiza. Ku mwanya wa kane ni urumuri rukabije. Iyi ngingo twayivuzeho ariko ntitwayimbitseho. Igihe cyose uri gukoresha imashini cyangwa ikindi gikoresho ukwiriye kugabanya urumuri rwabyo. Ni kenshi tureba televiziyo cyangwa dusomera kuri mashine mu mwijima tukihutira kuzimya amatara ngo dusigarane urumuri rwa mashine, ariko nabyo si byiza. Dukwiriye kureka itara naryo rikaka kuko ari byo byatugabanyiriza ibyago. Ku mwanya wa gatanu hari ukurara rwa ntambi, ndavuga kubura ibitotsi. Inzobere nyinshi ntizihwema kuvuga ko kubura ibitotsi byangiza umutima, intekerezo, ubudahangarwa ndetse n'amaso. Mwese muzi ko iyo mutasinziye neza mutabasha kureba neza ku manywa, muribwa n'amaso kandi mugubwa nabi muri rusange. Saa 3 z'ijoro zikwiriye kugera mwamaze kugera mu buriri. Itegeko inzobere zigenderaho zose ni ukuryama kare no kubyuka kare. Iri ni ryo hame rya Mahatma Karamchand, umubyeyi wayoboye igihugu cy'Ubuhindi. Abagira aka kamenyero nibo babasha gukora ibintu byinshi kuruta abaryama bakerewe bakaryamira. Ku mwanya wa gatandatu hari inzoga n'itabi. Abantu banywa itabi nibo bakunze kurwara amaso kurusha abatarinywa. Abantu babaswe n'itabi batakaza ubushobozi bwo kurebesha amaso yabo. Gusa ngo yaba itabi ryangizaga amaso gusa nta bibazo byabayeho. Itabi ryangiza ingingo zose z'umubiri. Inzoga nazo ngo si inshuti y'amaso, ziyangiza bidasubirwaho. Inzobere mu buvuzi bw'amaso zivuga ko inzoga zangiza amaso ku rugero rujya kungana n'urw'itabi. Ingingo ya 7 ireba abantu bakunda koga mu mazi menshi. Si byiza kwibura mu mazi mwayagiramo mugahwejesha amaso. Nzi ko ibyo ngiye kubabwira byababayeho niba mwaragize amahirwe yo koga mu kiyaga. Iyo murambuye amaso mumaze kwibira, mwumva mushaka kuyahombeka vuba cyane kuko amazi aba yuzuyemo imyanda myinshi yangiza amaso yanyu. Amazi yiretse ahantu hamwe aba yuzuyemo ibinyabutabire byinshi byangiza amaso. Inama bakunda koga bakibira bahabwa ni ukwambara rinete zabugenewe zabarinda imyanda yangiza amaso. Ingingo ya 8 twakagombye guheraho irebana n'imirire. Ibyo twavuze byose bitera ingaruka nkeya ndetse nkeya cyane ugereranyije n'ibyo kurya bibi. Umuntu ashobora kuba yirirwa yoga, arara n'amajoro asoma ibitabo byinshi rikamukeraho, ariko yaba arya ibyo kurya bizima, amaso ye ntagongane n'ingaruka n'imwe. Muzabigerageze mwiririrwe salade y'imboga mbisi n'imbuto zisoromeweho, maze mwirirwe musoma kandi murikeshe. Umunsi ukurikiyeho nta ngaruka n'imwe muzagira. Kumenya aya mayere byaramfashije cyane kuko nari ntangiye kurwara amaso nkiri muto. Ubu ndasoma kandi nsoma byinshi, ariko amaso yanjye ni mazima. Mukwiriye kurya ibyo kurya bikungahaye ku ntungamubiri. Izo ku ruhembe rw'imbere ni vitamini A dusanga mu mboga zose, cyane cyane imboga mbisi za karoti n'ibijumba by'umuhondo. Nubwo mu magi ibonekamo, ni nkeya ugereranyije n'iboneka mu bimera mu butaka. Mwihaze ku byo kurya bikize kuri vitamini B na D kuko bitera kureba kure nk'ikizu. Wariye ibi byo kurya reba neza kugeza mu zabukuru. Dusoza mu nyemerere mwumva ibi bintu. Mushobora kubahiriza inama zose twavuze ariko mukarushaho kwibasirwa n'ibibazo by'amaso. Hari ibindi mutubahiriza, hari ibindi muba mutubahiriza ngiye kubabwira. Umuntu wese ushaka ubuzima bwiza bw'amaso akwiriye kwita kuri izi nama zikurikira. 1. Kugendera kuri ibyo kurya mvaruganda, cyane cyane isukari iboneka muri fanta, inzoga, amaji, bombo, shikareti n'imikati itandukanye. 2. Kwirinda umunyu mwinshi.
waba waramaze kurwara amaso ukawucikaho. 3. Kwirinda kuryagagura no kwica amasaha uriraho. 4. Guharanira kurya inshuro 2 ku munsi gusa. Abarya inshuro 2 ku munsi, mu gitondo na saa sita gusa, ntibashobora kurwara amaso. 5. Kwirinda ibyo kurya bya nijoro ko byaba bimeze kose. Impamvu indwara z'amaso, igifu, amara n'ubwonko ziyongereye nuko abantu bamara kurya nijoro bagahita bitura mu bitanda. Ntiwabana n'izi ngeso ngo urokoke ibibazo by'amaso nubwo wakwivuriza mu ijuru. Uwarya 2 ku munsi, mu gitondo na saa sita gusa, maze akiyiriza ubusa amasaha arenga 16 kuva saa sita kugeza mu gitondo, uwo munsi umwe gusa yatandukana n'indwara z'amaso, umutwe, igifu, amara, ubwonko, amazinda, umutima, umuvuduko, impyiko, umwijima n'izindi ndwara nyinshi. Aya niyo mabanga tudahwema kubamenera hano ku Buryohe Life TV. Tubasabye kujya mukurikiza inama tubagira, namwe muzabona ko kubaho mutarwara ari byo bintu byonyine bishoboka gusa. Byaba ari akaga gakomeye kumva ibiganiro byiza nk'ibuka buri imbaraga zo gukanda subscribe n'inzogera no kubisangiza bagenzi bawe bamaze kuremererwa n'indwara. Tubifurije kugwiza imbaraga zo gusigasira ubuzima bwanyu kuko ari bwo butunzi bukomeye mufite mu isi. Mugira amahoro y'Imana n'umuze muke.